Haleluya. Mwaryumvise uko yatubwiye? Abantu bamwe bakunda indirimbo ariko ijambo ntibaryumve. Aha tuba twazanywe n'ijambo. Yavuze ngo hano turacumbitse si iwacu. Arongera asubiramo aravuga ati ndashimira data ko hariho bene data benshi tuzabana iwacu mu bwami bwo mu ijuru. Bene data bavuye i Huye ni ubwa mbere mbabonye. Ni ubwa mbere. Ariko nabibwiye ubwo mwageze aha tuzakomeza tumenyane. Kandi ni karibu cyane muri iki giterane, mwagize neza kuza bene data. Imana ibahe umugisha. Ikindi, iyi gahunda yacu iki giterane dufite gifite insanganyamatsiko ivuga ngo ni ugushima Imana. Ni ugushima Imana ku mirimo Imana yadukoreye. Iyo niyo nsanganyamatsiko nkuru dufite, cyangwa se nicyo kigwa nicyo kigenderewe. Zaburi y'ijana na 26 umurongo wa 3, reka Pastor Martini adufashe gusoma iryo jambo muryumve. Ndarivugaho gusa ntabwo nditindaho, ndaza gukomeza mbabwira ayandi magambo y'Imana. Nta Bibiliya ufite hafi? Nibayikwegereze rwose udusomere iryo jambo. Zaburi y'ijana na 26 usome umurongo wa 3. Zaburi y'ijana na 26 umurongo waho wa 3. Reka dusome ijambo ry'Imana. Zaburi y'ijana na 26. Ubwo niho tugiye gusoma. Ano kugeza ibihumbi habwa ikuzo Mana yaje kukurarikwiriye. Ukomeza isezerano kugeza ibihumbi habwa ikuzo Mana yacu kukurarikwiriye. Nangukira gwe. Haleluya. Asifiwe Bwana Yesu. Ko ndumva nza gutarama. Muri njewe harimo igitaramo y'umugoroba. Harabiringiye abantu barabahemukira, ndetse babahangama bakabakoza isoni. Wewe ndujya uhemuka kandi ndukoza iso. Mana ndumeze nk'abantu kandi ndukora nkabo. Ukomeza isezerano kugeza ibihumbi. Mana ndumeze nk'abantu kandi ndukora nkabo. Haleluya! Reka mbanze mbabwire ijambo ry'Imana, ndakomeza ndirimba. Ukomeze kuri karaviye papa. Iyo wiringiye Imana, mu yandi magambo, iyo wizeye Imana neza, ukayizera, ukumva ijwi ryayo, ugatera intambwe yo kwizera, ntizi gukoza isoni. Mvuka mu muryango w'abana 4. Data yari umugabo w'umworozi, yakoreraga na leta. Nyuma aza kuvamo aja muri gahunda zo korora. Yazaga anywa inkono ireshya ngo. Najya gusenga akambwira ngo ntukajyeyo, biriya ni iby'abaswa. Ndashaka kugutegura ngo ube umugabo. Ndi mu bantu bakeya bize ku ishuri ryiza ryari rihenze cyane, abantu babaye Kongo i Bukavu. Kujya muri interna byarahendaga. Arambwira ati uzagende uje uvuga igifaransa kuko aba bakongomani bari mu kuturya inkaja. Uzugaragaza kubisobanura uvuge neza bareke kuturenganya.
iyo discipline ndayubahiriza nigenderaho ko nari nkiri muto, ariko nkagira mama ukijijwe. Bwira mugenzi wawe ngo mama we yarakijijwe. Ababyeyi baraha bakijijwe nibashyira amaboko hejuru mbare. Bamwe ndayo bigeze ndakurahiye. Yo, ubwo nuguhindura ikigwa rero. Hanyuma mama arambwira ati mbere yuko ugenda amvunyikira udufaranga dukeya twaba mama ngo arangize amba igitabo cy'indirimbo z'agakiza mu Giswahili. Arambwira ati nugerayo ujye uririmba mwana wawe, kuko Yesu ni uzagufasha mu byo uzakora byose. Ndakomeza nyuma yabwo ngo ngere ku ishuri nsano wabivuyemo. Bura n'abandi bantu b'urubyiruko bafite za gahunda zindi biricanga. Abanyeshuri barabizi. Bimaze kwicanga noneho umunsi umwe ndya. Ndababwira Yesu nabonye utari amagambo. Tuzamurira Imana icyubahiro. Haleluya. Ndyamye ari nijoro, mbona umugabo araje wambaye ikanzu y'umweru, afata ingota hejuru yanjye, aravuga ngo nitwa Munyamahoro. Ngo Munyamahoro, ati ndakwica ntuva ahangaha. Yarateye ubwoba no kumureba mu maso byari bingoye. Ngerageza gusaba imbabazi, ndamwinginga mu nzozi, ndagerageza. Hanyuma anereka amazi. Abantu batuye mu migi n'ahandi barabizi, hari amazi azamanuka nko muri za ruhurura ava ngo mu mago bakoropesheje yanduye asa nabi. Arambwira ngo jya hari upfukame hari unywari amazi. Ndamubwira nti yari amazi ko ari mabi sinshobora kuyanywa. Ati byuba mu rero reka nkubwire. Sema amina. Ati buri urayanywa nuko utabizi. Ati buri yawirirwa uyanywa ukararuyanywa. Ntari yandayanywa ndariko umbwije ukuri. Ati nari. Ati rero ndakubabariye ntukongere n'umunsi wari. Ndikangura ngoma kuri mugenzi wanjye twari turyamanye undi musore, ndamubwira nti ibintu birakomeye, uyu mugabo uramubonye? Ati ari he? Hano havuye umugabo yaranishe. Numva ubwoba mbura amahoro, ndabyuka ndicara ntangira gusenga, ariko ine bene ibi byo kwirwanaho byo kuvuga ngo Mana ntabara narimvuye ntazi nuko mvuga ibyo navugaga sinarimo mbyumva neza. Nyuma yabwo hari kuwa gatandatu bukeye ku cyumweru tujya gusenga. Twinjiye mu rusengero, pastor avuga ubutumwa arabwiriza, agiye gusoza naratangaye. Sema amina. Aravuga ngo uriya mwana w'inzobe wicaye hariya ngo naze hano. None uko twari benshi nuni ku mutwe nshyira mu mutwe mu maguru. Atoya ati wikunama ngwino. Magurutse mva hariya nza musanga bita mbona ahindutse wa mugabo uriya nabonye mu nzozi nijoro. Biracitse. Nagize ubwoba mwabantu mwe, reka mbabwize ukuri ndari nigeze ngira kuva nabaho. Navuye hariya ndengurwa ngera imbere ye ngo nje kumwegera, aratambuka arampobera. Ngo arangize aravuga ngo upfukame hano. Imana yakuneretse niwe wambanuriye bwa mbere ko nzaba umushumba. Komera Imana mu mashyi nimba udafite ishari. Haleluya. Aransengera ngo ndangize, ubwo ninjira muri gahunda yo gusenga Imana ku giti cyanjye, noneho nishaka nje nyine niherereye. Abashuti banjye bose twabanagaho, ubwo mbavaho bikirirwa bangwena ngo wabaye pasiteri ngo ibiki. Tugiye muri vacances, nagiyeyo narabatijwe mu Mwuka Wera. Vuga ngo mu Mwuka Wera. Ngeze mu rugo habiteraniro, hari kwigaburo, abantu baraza ari benshi, papa nawe araza aje muri gahunda za leta kuko yari umukozi wa leta, avuga ngo nyuma y'iteraniro aze kwicaza abagabo ababwire gahunda zamugenzaga z'imisanzu ya leta. Ariko ngira amahirwe n'abaraza yicaraho n'inkono inkono y'itabi. Murazizi inkono z'itabi ireshya yicaye aho ngaho.
noneho bavuze ubutumwa, barangije umushumba arangije kubwiriza, ndahaguruka. Bari baradutoje iyo umuvugabutumwa yasozaga warahagurukaga ukaririmba. Ndahaguruka ndaririmba ikorasi ivuga ngo narimo ndirimba mu Giswahili, ivuga ngo songa mbele hatutaki kurudi nyuma. Ivuga ngo ukomeze utere imbere, ntabwo twifuza gusubira inyuma. Njya mu rubyiruko, njya mu bapapa n'abamama, noneho burya ndimo ndirimba mbona muzehe atangiye kurira. Iteraniro risozaga yahise atera igikumwe hejuru, abantu baraseka. Ngo baseke, aravuga atoya ati mbonye Imana ariyo mwene data yatubwiraga mu kanya. Abantu bose bamenye uko kuri kw'iyo mirimo Yesu yakoze, nta utayimushima. Irya gahunda nasabye ndabona itarimo bibahiriza. Haleluya. Icya gatatu nibyo igikomeza gukora. Ibyo bintu uko ari bitatu, wabikunda utabikunda, Imana ikwiriye amashimwe. Bibiliya ivuga ngo Imana iba hose kandi ikahabera icyarimwe. Ni omnipresent. Uko hano twicaye irahari, mu rugo iwanjye irahari, wawe irahari, ahantu hose ku isi, kuri iyi si planete dutuyeho n'ahandi hose, Imana ihabera icyarimwe. Sema amina. Hari abantu benshi azagenda akavuga ngo none hari aho yagiye hihishe ngo ndirimo imureba, ubundi akavuga ngo reka ngore ibi n'ibi, ninjye nyine nda pasiteri ndahari, abakristo dusengana ntibahari, buriya ndakirimo, buriya wenda ndiherereye. Ku Mana ndihaba hiherereye. Birasa nanone n'abakozi b'Imana, mu gihe usenga Imana uri mu yingingo uyibwira, ntukagire ngo iri kure, iri hafi yawe. Sema amina. Ibiri hafi yawe ndabwo iri kure. Inyigisho za Bibiliya ziravuga ngo umunsi Petero agendera hejuru y'amazi, Yesu abimutegetse, ngo yakuye amaso kuri Yesu areba ku nyanja, akomeje kureba ukunda agenda ku mazi, ngo yisubiramo aravuga atari kuyu ni Petero, ngo agira ikibazo atangira gucubira. Ashubiye ngo arataka, amanuka ngo agitaka, Yesu ngo aramubwira ngo rambura ukuboko. Agize gutya Yesu ngo aragufata. Sema amina. Bivuga ngo Yesu ntabwo ari kure aho udashobora kugeza ukuboko. Sema amina. Yesu ntabwo ari kure aho ukuboko kwawe kutagera. Ugize gutya murahura. Ijambo rya kabiri Bibiliya zivuga ngo Yesu ashobora byose. Zamurira data icubahiro we. Haleluya. Yesu ashobora ibintu byose hatavuyemo na kimwe. Umudamu wanje yigeze kugira ikibazo atwite umwana wa kabiri, ngo agira amezi 3, indira korogo itangira kujya kuvamo. Turavuza ahantu hose, yari afite basaza be b'abaganga b'abadokiteri, baragerageza biranga. Bimaze kwanga, hamagara itsinda ry'abanyamasengesho. Vuga ngo itsinda ry'abanyamasengesho. Zamurira data icubahiro. Haleluya. Turatarama ku mugoroba ngo turangize dukubita amaguru hasi. Turimo tuvuga ngo bangucuranga, bangukora kuri note, mbabwira aya makuru. Taritime washiramo pastor isa n'iy'igisirimba. We ngushiramo ritime y'igisirimba. Twarimo tuvuga ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka yaranesheje ibibazo, Uwiteka yaranesheje mu gicuku cya nyuma, Uwiteka yaranesheje
mu nzitane z'ibibazo Uwiteka yaranesheje. Iyo ni inanga icuranze ntabwo iyo ariyo nshaka. Ukore kuri note. Mu gicuku cya nyuma Uwiteka yaranesheje, mu nzitane z'ibibazo Uwiteka yaranesheje, itamuruye mu ngingi y'igicu, itamuruye mu ngingi y'umuriro, ingabo za Faraho zicika intege, ingabo za Faraho zicikamo igikuba. Huza ibiganza, huza ibiganza, duhimbaze Yesu. Oh, ukavuga ukumva n'ibicamo, ariko Kristo kugenda wegera Imana, wegera Imana, wegera Imana. Bigezaho hari umugabo ari hariya i Nyamata wakorera mu itorero ry'Abapantekote, arashaje, ubu yarashaje, yitwa Ntagora. Ari mu bagabo bakoreye Imana neza, yarasenze atereta Imana, baramenyana, Yesu aramwiyereka inshuro nyinshi, kugeza aho abamarayika baza, none bakamusanga mu butayu haza asenga, akabwira ati wa mwebwe nta gahunda dufitanye nawe, mwigire ibyo nta marayika nshakanga, ndashaka Yesu. Sema amina. Uko ni ukuri, uko ni ukuri. Muzamusure atuye i Nyamata bita mu kigo, ni umugabo ushaka. Yateretse Imana yegerana n'ijuru. Iryo ni itsinda rya gatatu niryo naringezeho ry'abana b'Imana bakunda Imana neza. Uko ukomeza kuyegera uyisanga biza bigeraho neza ikagufata ikakwiyegereza. Sema amina. Amen. Ni bande bakunda ko Imana ibiyegereza? Ubwira mugenzi wanjye uzasenge cyane, umubwira ngo uzatelefone kenshi. Haleluya. Imana iziteretwa. Bene abakristo rero ntibaza bagira ubwoba. Iyo ibibazo bije, iyo intambara zibaye, iyo habaye za gahunda zibagora, nta kiza kibahungabanya na kimwe. Haleluya. Haleluya. Burya ikintu cya mbere Imana izi guha mu buzima, iyo wagiranye ubushuti nayo ugashutika byimbitse, izi guhera kandi ntacu ufite. Wanareba muri stock nta muceri, nta makara, nta gaze, ibintu byose ndabihari, ariko ukumva mu mutima urakomeye umeze neza. Zaburi data icubahiro. Haleluya. Ukumva ibintu biratunganye bimeze neza kandi mu by'ukuri ntacu ufite, ariko nyuma y'umwanya mutoya cyangwa se rimwe, nyuma y'umunsi umwe ibiri, ukabona Imana ikugutangara. Haleluya. Abo bakristo rero urwo rwego rwa gatatu, abo ni Imana izishaka. Reka nsubire muri ariya mateka. Niryo gusa humura, warangize utundi tuntu yangoreye sino tubabwirira hano. Tuzamurira Imana icyo. Haleluya. Noneho nuko ndazamuka, narinduye hano hafi na Roi Faisal, ngo ngere harya hejuru ahangaha bubatse za convention, bahitaga ngo ni ku iposta, habaga inzu ndende y'iposta, habaga na Lebis hari. Hageze mbasanga umwana w'umusore w'igikara arimo abwiriza abantu, basore babwiriza ku muhanda ari mu mbaraga nyinshi cyane. Ahita ambwira ngo wa mugabo, ngo Imana yakugendere, ngo kandi Imana igiye kukugirira neza, ngo amasengesho ari musenga wigaragurira, ngo Imana yayashubije. Ubwo narivuze nti kame ngura n'akayaga kuko numvaga nakoza akazi ke, naho Imana kwiranjana kugira ngo uze kumvuza n'umuhanuzi. Sema amina. Abahanuzi b'ukuri babaho. Birasharyoshye cyangwa mpagarara? Tuzamurira Imana icubahiro. Haleluya.
bwarakeye ibintu bicamo mu buzima bwanje ntaratunga miliyoni ngo nibane. Nagiye kuri konti ico gihe ndagenda ndayazana n'inzira ndende sinabibabwira. Narayazanye miliyoni y'amanyarwanda ndayarekira ndayazana mu gikapu ngo njike ndakinga icumba mbamagara madame Bivani. Wino hano tubara ya mafaranga. Twaraye tubara amafaranga buraca. Buraca mu gitondo. Nabwo ko wayabaze neza. Atari kwitiza bibiri ubanza wenda hari zivanze. Tugasubiramo data. Komera Yesu mu maji cyane. Haleluya. Bibiliya yavuze ngo mwihagararire, muhagarare. Burya ikintu cisha abantu n'ukugenda. Iyo ibibazo byaje ukagenda ukiruka ugakora ifu ugakora ruguru ukagira gute cyagiye nico gihe Satani nico gihe uvangirwa ibintu bigapfa. Ariko mu kibazo hagati hagarara, tuza, tegereza ijwi ry'Imana. Tugira gutaba haleluya. Mose arababwira ngo muhagarare, ngo abanyegiputa mubonye ngo ndimuzongera kubabona. Bwana asifiwe sana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Uwiteka aramubwira ngo Mose we kuko uhagaze uzuhagarara, ariko Imana nivuga utera intambwe. Tegereza ijwi ry'Imana, Imana nivuga utera intambwe. Uwiteka abwira Mose ngo kuko uhagaze, kubera iyihe mpamvu uhagaze, bwira abantu bagenda. Tuze tugenda Imana yavuze. Haleluya. Imana nitavuga duhagarare, dutegereze ijwi ryayo. Abona ayo masezerano. Bibiliya iravuga ngo mu guca bugufi no mu mutuzo ngo nico gihe Imana iza ivuga. Ariko mu rusaku mukavuga, ntimukabe mu ciciro cy'abanyakavuga, muze muhagarara mutegera ijwi ry'Imana. Mose Uwiteka amaze kumubwira ngo nibagende, amubwirije atumye umugore wanje abyara. Bangu wicurangadi mu gishuku cyanyuma Uwiteka yarane. Ayo majwi y'abantu baza bakongorera baguhe Yesu. Petero yigeze kwereka Yesu aramubwira ngo nta mpamvu zo kuja ku musaraba. Ibyo bintu uvuze by'umusaraba ntabwo ari ngombwa, ntibikureba, ntibinagukwiye. Uzi ko Yesu yamushubije, yaramubwiye ngo mve inyuma Satani. Kandi hari yashize umwanya mutoya amaze kumwerekwa ko ari we Kristo umwana w'Imana. Ayiyo niyo Mana nzakorera, yewe ngiyo niyo Mana nzakorera, amashi ngiyo niyo Mana nzakorera, ngiyo niyo Mana nzakorera, tubivuge ngiyo niyo Mana nzakorera. Iyo niyo Mana nzakorera, tubivuga ngiyo niyo Mana nzakorera, amashi ngiyo niyo Mana nzakorera, yewe ngiyo niyo Mana nzakorera, babyeyi ngiyo niyo Mana nzakorera. Tuyikorera izaduhemba, tuyikorera izaduhemba, amashi tuyikorera izaduhemba, tuyikorera izaduhemba, tuyikorera izaduhemba, tuyikorera izaduhemba, tuyikorera izaduhemba, muyikorera izabahemba, tuyikorera izaduhemba, tuyikorera izaduhemba, muyikorera izabahemba, tuyikorera izaduhemba, tuyikorera izaduhemba, tuyikorera izaduhemba, tuyikorera izaduhemba. Nanjye Mana nzajya ngukorera, nanjye Mana nzajya ngukorera. Haleluya. Nanjye Mana
nzajya ngukorera iyo nanjye mana nzajya ngukorera haleluya nanjye data nzajya ngukorera iyo hari icyo yavuye nana yewe hari icyo yambwiye mana ni mu butayu hari icyo yambwiye mana yewe hari icyo yambwiye mana hari icyo yambwiye mana haleluya hari icyo yambwiye mana hari icyo yambwiye mana hari icyo yambwiye mana haleluya hari icyo yambwiye mana haleluya hari icyo yambwiye mana hari icyo yambwiye mana hari icyo yambwiye mana hari icyo yambwiye mana haleluya hari icyo yambwiye mana hari icyo yambwiye mana hari icyo yambwiye mana haleluya 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 sibuka sibuka haleluya 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 maboko hejuru maboko hejuru maboko hejuru maboko hejuru maboko hejuru niba utari umurasi maboko hejuru maboko hejuru haleluya 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 ndeba kujegajega saba imodokari arongera arambwira ati hari icyo Imana yakuvuzeho. Imana yatuvuzeho turi iyo hakurya za Gisagara, ariko uyu munsi dufite amatorero mu mujyi wa Kigali.